ndagenda ndapfukama nyipfukama rwose igitangaje aravuga ngo kandi abantu bagiye kuzaza baje gufata umwana amajoro n'iminsi 3 n'iminsi mutarya 3 tutarya ubwo nandi gufata mu myaka 9 nyine turi mu gihe cyo gusenga turasenga noneho umukozi w'Imana bakavuga bati bya bintu mwabishize ngo ko wa mudamu utabyara kandi koko ukunze no gucuruza hariya mu isoko rikuru ryacu yego bati ko wa mudamu utabyara Imana imunyuzamo ibyayo ati ndakubo ati genda uje mu soko uje kugura imyenda kuko namaze kuguha igihozo nagiye gusenga ariho nyiva mu rugo narutse ngiye gusengera ahantu hano ku Kabyaza uyu munsi twakiriye umuntu waje hano kuri Kirunakizwe kugira ngo dufatanye kwamamaza inkuru nziza ikomeye ya Yesu Kristo kandi no kubwira abantu ko Imana ikora ko hari ibintu byinshi wowe utekereza ko bitashoboka ariko ko Imana burya ibishoboye mu gihe cyayo nuko ibikora twebwe abana b'abantu ntabwo ariko tuba tubitekereza ngo bibe ariko Imana yirabikora kugira ngo bibe nyine bikanyura mu nzira twebwe tutanakekaga turakwakiriye muntu w'Imana watangira usuhuza kandi wibwira abadukurikiye nitwa Mahoro Valentina abandi gushima Imana bw'iby'Imana yankoreye izina ry'Imana nirahabwa icyubahiro reka dusenge rero mu izina rya Yesu yego Imana tugushimye kuko uri umukozi w'ubuhanga tugushimye kuko waturinze tukaba tugeze kuri saa turi bazima ibyo turabigushimiye izina ryawe nirihimbazwe amen Mana duteguriye akanya keza nk'iki kiganiro kuko waravuze ngo Mana uzagira neza wese azavuga ibitangaza n'imirimo iwakoze warabikoze rero ni nayo mpamvu nje kuri iyi kamera kuvuga ineza n'imbabazi zawe wakoze izina ryawe nirihimbazwe ngaho ngwino ukomeze kubana natwe wiganze hano hantu wirukane imyuka mibi y'abadayimoni utirukane mu izina rya Yesu turinde kwishira hejuru Mana ndakuginze kugira ngo uzubane natwe rero kandi abaratega amatwi bakumva ibi biganiro bigiye gutangwa data wa twese bigira aho bibakura bigere naho bibashira byose mbigusabye mwizeye mu izina ryawe Yesu amen urakoze cyane Imana iguha umugisha turamenyeranye ariko wisanzure wirekure hano ni mu rugo sibyo si hano ni mu rugo wisanzure nta kibazo kandi twebwe dukunda abantu nyine baza kuduha ubuhamya no kubwira abandi ko Yesu akiza kandi ko agira neza erega Yesu ntabwo ari ugukiza ibyaha gusa akiza n'iby'umubiri kugira ngo abantu bamererwe neza numvise inkuru yanyu rero ko Imana muri iyi minsi ngo yabagiriye neza muri ibi bihe bishize ngira ngo watangira utubwira gukizwa kwawe watangiye gukizwa ryari mbere yuko tugera kuri icyo gitangaza gikomeye Imana yakoze jewe gukizwa kwanjye ninjiye muri Sunday School nyiri mutoya nimwo natangiye gukirizwa yego imyaka nayibuka kuko biranunguye ariko ni kera nyine muri Sunday School muzika ari abana bato baba barimo rongera ijwi yego nimwo rero natangiriye ndakomeza mu by'agakiza mba muri uwo murimo kugeza n'isaha ndacyari mu by'agakiza ndakomeje uracyari muri korali ndi muri korali uba mu masengesho ndasenga Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro ibyo nkubaza ni nk'ibyo n'abadukurikiye bakubaza kandi ndi hano kugira ngo mbabarize abadukurikiye rwose bakumve neza ngewe ndi hano kugira ngo mbabarize buri kintu cyose hanyuma rero muri urwo rugendo rwawe rwo kuba warabaye umuririmbyi ngira ngo Imana yaba yarakugiriye neza ukaba ufite n'umugabo muri icyo gihe mu buririmbyi bwanjye nyine narashatse yego ubu mfite umugabo n'umwana ufite umugabo n'umwana ariko hari abantu bamwe ngiye nubwo ngiye kubivuga hari abantu bamwe baguheruka umaze igihe kirekire nta mwana ugira ariko ufite umwana ariko humura wenda iyo ngingo turaza kuyigeraho utubwire uko byagenze gusa
hari abantu bakuzi umaze igihe kirekire cyane nta mwana ugira wowe n'umugabo wawe, kandi ngira ngo ubukwe bwanyu twarabutashe bwabaye ku manywa abantu bose bahari. Gusa icyo nashaka kubaza, mu bukwe bwawe hari ibitangaza byabereyemo, hari kimwe wibuka ngo ukibwire abantu abadukurikiye bareke gucika intege? Mu bukwe bwanjye ibitangaza cyarahabaye, nakoresheje ubukwe koko bwo ku manywa, ubukwe burarangira. Rero nk'umuntu wari utegereje kubona umwana, narasenze, nagiye gusenga ariho nyiva mu rugo, narutse ngiye gusengera ahantu hano ku Kabyaza, umukozi w'Imana nagiye kumva numva arambwiye mu jwi ry'Imana, nyine uzi ko Imana ivugaga, iravuga rwose ibyo utakeka, nyine ikavuga nk'imvugo y'Imana, irakaze nawe wayisobanukirwa, keretse weho wamaze kuyimenya, weho uzi neza imvugo y'Imana. Gupfukama kuri karago, arambwira ngo mbonye witangiye itama, wigunze, ariko ngiye kuzagutabara. Njyewe rero nko muri uko kwitangira itama nigunze, numva ko ari ukunyaka umutware w'Imana impaye, numva ko hari ibindi bibazo ngiye kugira, ariko ntabwo nari nzi kwigunga ko ariko haza n'irindi jwi riri kumpumuriza ngo humuraga Imana igiye kuzagutabara. Muri iyo myaka rero ni ukuvuga ngo wowe ugishaka, Imana yashotse ikubwiye ko ugiye guhura n'ikigeragezo? Yarambwiye ko ngiye guhura n'ikigeragezo. Ikomeza muri iyo myaka. Rero muri iyo myaka mbaho, umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri urashira, nta rubyaro, uwa gatatu urashira, nta rubyaro, uwa kane niho natangiye rero kujya kwivuza. Nagiye mu bitaro bikomeye, za hopitali nazigezemo, za Kanombe nazigezemo, nahuye n'inzobere nyinshi z'ababyeyi ariko biranga, yemwe no mu bya Kinyarwanda narahageze biranga. Ubwo mbonye byanze rero nkurikira inzira yo gusenga, ndavana ibi byose ni ubusa, ahubwo reka nongere nigire mu byo gusenga. Ndasenga, nari maze imyaka 8 nta rubyaro. Muri iyo myaka 8 rero niho na Covid yaje. Uravuga ko wamaze imyaka 8 nta mwana? Namaze imyaka 8 nta mwana. Ko bikomeye. Ubwo wari ubaye hute? Mu buzima bwanje busanzwe, nyine amazina narahinduriwe, nandi ngumba, ubundi derese zanje ni kuri wa muntu utabyara. Izo nizo derese twadufite, ari umugabo arinje. Bakavuga bati bya bintu mwabishize ngo ko wa mudamu utabyara. Wa mudamu utabyara. Kandi koko ukunze no gucuruza hariya mu isoko rikuru ryacu. Yego, bati ko wa mudamu utabyara. Niho twabisize. Yego, komeza. Ariko Imana yaje guhindura amateka kuko yavuze ko izanabara. Mu gihe cya corona cyakigeze, ubwo nandi gufata mu myaka 9, nyine turi mu gihe cyo gusenga, turasenga. Noneho umukozi w'Imana umwe turirimbana muri korari, aho turi gusengera, abaravuze ngo Imana igiye kukugira neza, igiye kugutabara, iguhagazeho, kandi ugiye kubona umwana. Ibintu rero ngira ngo n'urwenya, ni umuntu dusanganwe. Wariyakiriye? Kuko naramaze kwiyakira, ntakeka ko byaramaze kumvamo, kuko icyo nari nshigaje numva ari ukwiyegurira Imana, ari ugusenga gusa, akaba ari byo biryo byanje. Rero gusenga abantu b'Imana muri kunyumva hirya no hino, gusenga ni umutima muzima, gusenga ni imibereho, gusenga nahaboneye imbaraga z'Imana. Ubwo nanirukanse hirya no hino byanze, ariko isaha yari igeze, Imana ibikora neza. Gukira kwanje nanumvaga kari imiti, kari ibindi, ariko Imana ibigenza neza rwose. Mu myaka 8 nari maze, aho turi gusengera, uwo mukozi w'Imana avuga ngo Imana irabohoye kandi Imana irafunguye, gitesheje agaciro. Numva ndanezerewe mu mutima, ariko kubwo ibintu byaramaze kumvamo, numva mbifashe nk'uko bisanzwe. Rero ibyumweru 2 binyuraho, hakubitaho icya gatatu, n'ubundi tuje ahantu gusenga.
aho twa turi gusengera n'ubundi mu materaniro yemwe benshi harimo abantu benshi muri ayo materaniro havamo umugaragu w'Imana umujakazi w'Imana n'ubundi nawe aravuga ngo muri iri teraniro harimo umudamu umaze igihe kirekire atabyara nta mudamu urimo utabyara ubwo noneho nanjye ndaza n'abandi baba bari aho bati arimo ndagenda ndapfukama nyipfukama rwose Imana imunyuzamo ibyayo ati genda uje mu soko uje kugura imyenda kuko namaze kuguha igihozo ubu ndi n'igihozo ndi gushima Imana bantu b'Imana rero muri kunyumva kuri kamera mwumve ko Imana itabara Imana ibikora uco imigihozo rwose ubu ndi nacyo ndi gushima Imana. Amen. Imana ishimwe cyane natwe turabyishimiye kandi Imana yarakoze yagize neza ariko hari akantu kamwe nashaka kukubaza muri iyo myaka yose yashize mutabyara ntabwo wigeze ubishwanira n'uwi wawe ngo avuga ati ni wowe wabiteye cyangwa se ni runaka wabiteye? Rero Imana itangaga ikigeragezo iri kubona nuko umuntu azabyihanganira kiriya kigeragezo rero Imana yaraduhaye yari iri kubona ko hari n'umutware wanje azakihanganira sawa muri iyo myaka rero yo twabanye nta rutoto rwahabaye nta gusakuza ahubwo twatwegeraga Imana tugafata ibihe byo gusenga naba ngiye gucika intege akavuga ati komera ubwo Imana niko yabishatse nkumva arankomeje amaye imbaraga nkumva mfite ibyiringiro nta rutoto nigeze ngirana nawe ahubwo niwe warunkomezaga buriya twadufataga n'iminsi 3 n'amajoro tutanywa tutarya turi gusenga. Reka da amajoro n'iminsi 3 n'iminsi mutarya 3 tutarya ibyo byashobora bake noneho naje kunanirwa akavuga ati komerezaho komeza dusenge kuko hari Imana yatuvuzeho kandi twiteguye ko izadutabara. Ese nta bintu by'amagambo byahabaye ngo abaturanye cyangwa inshuti n'abavandimwe nangwa se abandi batazi iby'Imana ikora ngo bavuge bati ibi bintu gutya na gutya gutyo bintu nk'ibyo? Icyo ni igitangaza rero Imana yakoze amagambo yo iyo uri muri icyo kigeragezo bakuvuga ibyo babonye n'ibyo bashaka bakagushiraho n'ibyo utigeze n'ibyo utabonye ariko iyo hari icyo bavuganye nayo ibyo bigutera ibyiringiro buriya baba babivugaga nkavani rero aba bari kunsunikira mu mwanya neza n'Imana narayikoreye nizeye ko nanje izanabara kandi zabakoze isoni bose babireba. Hari ibyo bavuze bikakugeraho? Byinshi cyane ibintu byinshi cyane mbese yemwe Mana nanabona uko nabivuga ni byinshi cyane bimwe by'urukoza soni nyine bakabivuga bikangeraho ndetse n'umutware wanje nabo bakamuhamagara bakamubwira ibintu ariko kubyo twamaze kumenya n'uwakorera uwayiwe akihangana ahubwo akankomeza namara kubyumva nje ngacika intege ariko kubw'icyo namenye ngakomera. Ni ibintu bitoroshe kumara imyaka ingana gutyo udafite umwana cyakora Imana yarakoze kuko yagusubije igasubiza amasengesho yawe n'umutware wawe hanyuma none ubu ngubu nyine kugira ngo mubyare umuti mwakoresheje si mwanyoye imiti byagenze bite? Tubwira umuti mwakoresheje kugira ngo mubyare uko ubyumva. Umuti twakoresheje ni ugusenga. Nagiye mu bitaro mu nzobere nahuye n'abaganga kenshi ariko ibyo biranga no mu bya Kinyarwanda twagezeyo ibyo biranga ahubwo twumva ko tugomba gusenga tugafata n'ibihe tukiyiriza tugasenga Imana. Igihe rero cyakigeze nakubwiye ko turi mu masengesho ahantu turi muri korari ndirimbamo uwo muririmbyi turirimbana umugaragu w'Imana niwe wambwiye ko Imana itabaye ibohoye ifunguye igiye gutesha agaciro kandi igiye no kunkubitira abarozi
rero ibyo nyimara kubyumva kuko ni umuntu twadusanganwe numvishije ko ari ibintu bisanzwe ko ari ukunkomeza kubw'imyaka nari maze nari nekereza ko bitaca muri izo nzira mbese njyana naramaze kwikuramo icyizere ariko kubwo gusenga ngakomeza nyine no gusenga hari igihe umuntu acika intege kubwo n'abantu bo kumuca intege ariko ngakomera ngasenga ubwo rero abimbwiye numva ko ari ukunkomeza ibyumweru 2 binyuraho icya gatatu n'ubundi tujya gusengera ahandi hantu turi abantu benshi n'ubundi haza umukozi w'Imana umujakazi nawe bimucamo aravuga ngo muno harimo umubyeyi umaze igihe atabyara ababa ari aho bati arimo ubwo nanjye ndaza arasenga imvugo y'Imana utayizi nawe wapfa kuyimenya bimunyuramo rero arambwira ngo genda ugura imyenda kuko maze kukwemerera igihozo amen igitangaje aravuga ngo kandi abantu bagiye kuzaza baje gufata umwana baje kureba uwasa nawe ngo uhaye umwana usa nka se kandi koko umwana asa nka se ibyo ndi kubihamiriza yemwe n'abari kundeba kuri kamera kugira ngo bamenye ko Imana ikiza nta muti nanyweye ibyo yarabimbwiye umukozi w'Imana wa mbere yarabimbwiye numva ibiryo uko abandi bibananiraga hanyuzemo icyumweru numva ibiryo uko binaniraga abandi nanjye biri kunanira numva ko ari uburwayi rero icyabyemeje neza ngiye gusengera aho muri iryo teraniro uwo mugaragu w'Imana uwo mujakazi w'Imana bikimucamo ngo ningende nje kugura imyenda kuko Imana yamaze kunyemerera igihozo niho nagize nanjye ibyiringiro ndavana koko Imana yabikoze mereze Imana icyubahiro wagiye kugura imyenda utari wumva ko nyine nanjye ni uko ababyeyi bagiraga ibimenyetso numvishije nanjye mfite ibimenyetso by'ababyeyi hano nta kibazo hano ni mu rugo ubwo wumvishije warasamye Imana ikugire neza ariko ushobora no kuba warumvishije ibimenyetso ariko wenda ukabyitiranya n'ibindi nabyo birashoboka nabwo atari byo ariko nagiye ku bitaro aha Imana rero ikugirire neza kandi Imana igufashe gusa nanjye ndi kumva ari ibintu Imana iriho koko ni ibintu bikomeye cyane kuba wamara iyo myaka yose utabona umwana utabyara udasama ariko Imana ikaza gucisha mu buryo nk'ubwo ngubwo bw'amasengesho ibintu bikagenda neza hanyuma rero nicyo wabwira abantu batari babona abana kuko urabizi turabafite ni benshi abo mwashakiye kimwe abagutanze gushaka abashatse nyuma yawe ariko n'ubu bakaba batarabona abana ikintu ndi kubwira abantu batari babona abana rwose bakomere bihangane bizere Imana ubundi basenge kuko gusenga ni wo muti wa byose gusenga niko gukuraho inkike zose z'abadayimoni ubundi Imana ikesha icyubahiro kandi nizeye ko izabatabara kandi nkabwira n'abari kunyumva bose kuri kamera baba bafite abana bura rwose muze murazirikana abantu batari babona abana kuko iyo nta mwana ufite nyine ntabwo biba bimeze neza nawe uba wishimye nk'abandi ariko rwose turi kubasaba impunga y'amasengesho kugira ngo muze murazirikana abantu batarabona abana uko muzirikana abarwayi mukazirikana ababyeyi batwite ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye nabo muze murabazirikana mu basengere kuko amasengesho yanyu niyo abohora nibyo muzabone n'abana ni 10 na 20 ntacyo bitwaye mupfa kuba mushoboye kubarera izabadushye hanyuma se ubu ngubu umutware wawe we iyo umwitegereje ubona bimeze bite nyine nawe uri kubyumva uko twatubayeho nubwo twariyakiye ariko ntabwo ari neza nta byishimo twadufite
ubu ibyishimo byafite birenze kwemera iyo turi nawe turi kumureba twumvaga tunezerewe rero nawe aranezerewe rwose kandi aracakomeje gusenga. Yego, Imana iguha umugisha. Hari abantu bashobora kuba batazi aho uyu muntu aherereye ahantu turi ni mu murenge wa Butaro, ahantu hitwa mu kagari ka Mubuga, asengera kuri paruwasi ya Kabyaza. Uhageze ukavuga uti umudamu wabyaye amaze igihe kirekire atabyara bamukwereka. Ariko nanjye ndikumva ari ibitangaza bikomeye gukubita hirya no hino mu bavuzi ba Kinyarwanda, mu hehe, mu ba Kizungu, ariko bikanga bigakunda kubera ko Imana yavuze gusa. Imana yaravuze rwose. Ibyo ndumva ari igitangaza cy'Imana. Murakoze. Ubwo turagenda ducishaho n'iyo foto y'umwana, muragenda mubibona, abadukurikiye barabibona, kandi nzi neza ko Imana izakora n'ibirenze ibi ngibi. Izabikora rwose. Yego, urakoze cyane. Reka dusubikira aha ngaha, ndumva wadusengera mu sengesho ryawe, tugasengera ndetse n'abo bantu batarabona ubwo buryo, hanyuma tugasubika iki kiganiro. Turacari imbere y'ubwiza bwawe Uwiteka, tugushimiye kuko waturinze mu biganiro twaturimo, tukaba dusoreje hano, izina ryawe nirihimbazwe. Rero Uwiteka, turi aha hantu tukweretse Mana Data wa twese, ababuze urubyaro Mana, kugira ngo ubiyereke Mana, uko watabaye Ana ugatabara Sara Mana, natwe twarakubonye kubw'imbaraga n'ibitangaza wadukoreye, turi kugushima. Nayo mpamvu tukweretse abatarabona urubyaro Uwiteka aho bari hose, kugira ngo ubahe gukomera, kandi isaha nigera uzabikoreye kwihesha icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Ngaho ngwino ukomeze kubana natwe, abafite ibibazo bose ubikemure Mana, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ngaho ngwino ukomeze kubana natwe, utugirire neza mu izina ryawe Yesu. Amen. Murakoze. Imana iguhe umugisha.